ibyo directeur yambwiye genda umubwire uti warakoze kumubeshya nimba icyo tucyumvikana. Nyuma y'urupfu rwa Keza, urupfu rw'umwana rero Keza Sonia rwakomeje rubyara ibindi dore ko bavuga ko uyu muryango uyu mwana Keza Sonia bagiye kurega kuri RIB kugira ngo bakurikirane meya w'akakare wabeshye yuko umwana yapfuye yihawe kandi kugira ngo apfe byagizwemo uruhare n'ikigo. Ndagira ngo tuze kumenya ukuri kuri ibi bintu biri kuvugwa, ese koko ibiri kuvugwa nibyo cyangwa se sibyo, ko nabonye ko byagiye bigarukwa n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye byanga mu Rwanda. Turatanga ukuri kuri ibi bintu biri kugenda bivugwa by'urupfu rw'uyu mwana bavuga yuko wishwe n'umuyobozi w'ikigo kugira ngo apfe byagizwemo uruhare nawe ndetse n'umuyobozi w'aka karere. Ibi byose muri buze kubikurikirana, ariko mbere y'ibyo byose reka tumanze twumva ibyo umuyobozi w'akarere ari kuvuga yatangaje abesha. Agera aho yaje dukurikiranye yaje kwiyahura hariya. Iyo narebye yaraje agera kuri Jambo Beach, arinzira asaba umwana asaba fanta yo kunywa, arayinywa. Abari baraho kuri Jambo Beach nyuma yaho bumva umuntu ikintu kiguye mu mazi basohotse bashatse umwana baramubura. Nibwo rero bamenyesheje ubuyobozi n'inzego z'umutekano kuza gushaka umwana. Arashakwa araboneka, ariko ikigaragara ni uko bigaragara ko hari amakimbirane mu muryango ashobora kuba yaranabaye n'inkomoko y'icyemezo umwana yafashe. Nyuma yo kumva ibyo umuyobozi w'aka karere ka Kayonza yatangaje, reka twumve ibyo wari uhagarariye umuryango wa Keza Sonia yatangaje mu kiganiro bamusezeraho bya nyuma. Ubundi turangiza tuze kubihuza n'ibiri kugenda bivuga ko uyu muryango waba wareze kuri RIB. Abo kugira nshobore kuvuga shize agahinda, ndashaka kujya mbere kugise vuba yakuha amakombe amafaranga yanyu yasubiza mu gihugu cyacu. Ari he uyamere directeur ariko niwe duheruka kubonana, umugabo waje kugusura ukamubwira ko Keza yari umwana w'umuswa, tubonye ubanya ko yari umuhanga, abihakanye amajwi hari arimo nyakina nyumva ko Keza ntiyari umuswa, kandi ntabwo uje guhembera umuswa hano. Ahubwo nkibaza inti watweretse ko ntabwo ari he animatrice yaba arwaye. Ubuyobozi niko bwabipanze, directeur ashoboye kuza, nyamara icyo gihe yarankomeje hamwe ngo tuzahora kuba ataburetse hano. Rero hari mu bukwe bw'abarokore bajya bavuga ati utagize icyo avuga hano afunga umuntu ntazagira icyo ajya kuvuga n'abadive cyangwa abantu hano. Umubwo iryo jambo utaje kuvugira hano komeza uceceke ntukagira ibindi wongeraho. Banyamakuru rero, hari umugabo mwahaye ijambo yamuri n'umuyobozi yarambabaje, ngene mumubwire muti wakoze ku mitima y'umuryango, aho wagiye kuvuga ngo umwana yari yamukoze. Muri abanyamakuru uhagarariye abandi nk'uko hari umugari w'umuryango, aho yagiye kuvuga ngo umwana yari yahuye. Abaturage bari hano, uriya mwana Sonia ntabwo yigeze yahura. Ijambo rya nyuma yavuze mfitiye amajwi y'abamubonye bwa nyuma, yaratakambye ahamagara mama. Ntabwo rero wajya kwiyahura utakambe uhamagara nyoko kandi umusizi ubizi. We muceceke, ntabwo ari igihe cyo kurira hano, ntihagarareho. Nge ibyo directeur yambwiye genda umubwire uti warakoze kumubeshya nimba afite umwana iki gikorwa kizakora. Ayo magambo za directeur wenyine, hari umuyobozi yewe imana izamba bari sinzatura muri Kayonza cyangwa nzayituremo ntakiyoborwa n'umuyobozi uyobora Kayonza uyu munsi. Urinde sawa genda ntacyo ntinya ntawe ntinya.
icyo tucyumvikana. Nyuma y'urupfu rwa Keza navuganye n'umuyobozi w'umurenge ari hano, umuyobozi w'umurenge wa Gahini ari hano, yashoboye gutabariza Nkuringoma amubwira ko yabuze umwana ararekuza kuza kumushyingura, uti nuwe ashobora kuzagenda nawe. Ntabwo ndangije arahari biramfasha niba hari kumutuma umuyobozi w'umukuriye kuri televiziyo Isimbi cyangwa indi televiziyo sinzi iyo ariyo, aho umuyobozi w'akarere yihandagaje akavuga ngo uyu mwana yaba arazize amakimbirane, ngo yazize amakimbirane y'umuryango muri raporo afite akagari kamuha inzego z'ibanze. Yigeze abona bamuregera ko umupapa n'umwana barwana. Ntagabanya amagambo yo gushinyagura. Mu bihugu nabayemo nk'iby'i Burayi, ubundi umuyobozi nk'uriya yagagombye kuri signing, yagagombye guhita asezera cyangwa se bamukuriye. Ubwo butumwa tuzabagezaho. Ntabwo tuzajya dushinyagurwa n'abicanyi, dushinyagurwe n'aba bayobora. Niba batabishoboye tuzabwirwa ibindi kuko ababivuze n'ababivuze. Keza rero nge babwiza ukuri baturage bari hano, ntabwo yigeze yahura. Ifoto ye ya nyuma mfitiye amashusho, nibyo koko yageze kuri Jambo Beach, ariko nta perereza nje kwica hano. Ikibabaje nuko babwira akantu mubika muri mwe, umurambo uko twawusanze cyangwa umuyobozi uri hano araza kudufasha twe iryo aze kuduha ubwo butumwa amvuguruze. Basanze yambaye ipantaro y'umukara n'agapira k'agasengeri, nyamara amashusho mfite yinjira yari yambaye jamba n'umupira uyu munini cyane n'igipantaro kirekuye. Isi ujye kwiyahura wiyambura ubusa? Iyo myenda se yagiye nimba yari yahuye? Iyo ni ubutumwa basizemo, namwe mwikorere igenzura kugira bavanwe icyo kintu ko umuntu yiyahuye. Reka ndekera abandi kuko nshobora kuvuga nkarenza urugero. Message nayo mfite yari iyo ngiyo, kubereka ko Keza atigeze yiyahura. Icyo ni icyambere. Kuvuguruza meya w'akarere ka Kayonza wagiye gutangaza kuri televiziyo akavuga ibintu iperereza ryari ryarangiye, agatanga conclusion nkaho yari part of yarafite uko mwakomeze mubibona kandi mubyiyumvira. Uyu muryango uratangaza yuko ibyo umuyobozi w'akarere yatangaje uko Keza Sonia uyu mwana uherutse gupfa yaba yapfuye kubera kwiyahura, agomba kubisubiramo akabinyomoza akavuga yuko yari yabeshye, kuko uyu mwana icyagaragara icyo yapfuye kubera uburangare bw'umuyobozi w'ikigo. Umwana yaje kugwarira mu kigo, umuyobozi w'ikigo ndetse n'abandi bari masaka bashaka mu ruhusha barumwimye. Ubwo nibwo n'umuyobozi n'umubyeyi yari yabimenye, yohereza umumotari nawe asubiraho kubera kwimana umwana barajyana ngo bagiye kumujyana kwa muganga, aribwo bamuguriye n'izo fanta birangira apfuye. Ni ukuvuga ngo rero umuyobozi w'ikigo arakekwaho nawe kuba ari mu bantu baba baragize uruhare mu icwa ry'umwana Keza Sonia wari mu kigero cy'imyaka 16, akaba yarapfiriye kuri iki kigo cya Kayonza Modern School. Ariko andi makosa yabayeho nuko umuyobozi w'akarere yaje gutangaza yuko uyu mwana yaba yapfuye kubera ababyeyi babo babaga mu makimbirane, akaba ariyo mpamvu yaba yateye ko uyu mwana yaba yitabye Imana. Ariko umuryango wari uhagarariye umuryango w'uyu mwana yaje gutangaza ko yano makuru yose batangaje, cyane cyane umuyobozi w'akarere, ari ibinyoma, agomba kuyanyomoza akavuga yuko yari yabeshye, kuko ngo uno mwana ntago yapfuye kubera ko ababyeyi babaga mu makimbirane, ahubwo uno mwana yapfuye yuko habayeho uburangare ku bayobozi b'ikigo. Ubwo rero uwo mubyeyi akaba akomeje gutangaza yuko umuyobozi w'ikigo ndetse n'umuyobozi w'ako karere ka Kayonza agomba gukurikiranwa bakaryoza ibyo bakoze, kubera ko nabo bari mu bantu bafite
uruhare mu ipfa ry'uwo mwana. Uwo mwana rero yapfuye mu rupfu rutunguranye, urupfu rwe rukaba rwakomeje guteza urujijo ko abantu benshi bakaba bavuga yuko uwo mwana gupfa byagizwemo uruhare na meya w'ako karere watangaje amakuru atariyo, ndetse no kubeberera umuyobozi w'ikigo, dore ko amaraso y'umuntu aba ari ikintu kitoroshye cyane. Nanjye sinzi ukuntu bimeze muri uku kwezi kwa 12, ibintu bimeze nabi cyane, abantu bari gupfa ari benshi cyane, nanjye akaba ariyo mpamvu biri kuntangaza cyane. Uyu mwana rero wari ukiri mutoya cyane yapfuye urupfu rutunguranye, rwakomeje no gutangaza abantu benshi bagiye batandukanye, ariko ikintu cyatangajwe cyavuzwe yuko amakuru ari kuvugwa ari ku bitangazamakuru bigiye bikurikiranye, amaraso y'umuntu dore ko ari ikintu kitoroshye cyane. Uyu muyobozi w'akarere ndetse n'umuyobozi w'iki kigo cya Kayonza Modern School bakaba bari gukurikirana n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB kugira ngo bakurikiranwe kuri ibyo byaha bakoze, cyane cyane umuyobozi w'ikigo uri gukekwaho kuba yaranze ko uwo mwana asohoka mu kigo. Akaba ariyo makuru rero yari kuvuga ku bitangazamakuru bitandukanye byanga mu Rwanda. Conclusion natangaho nuko rwose abayobozi b'ikigo, namwe abanyeshuri mudukurikiye barezi, mugerageze mutange urushyi igihe mubona abanyeshuri bafite ibibazo, hari igihe baba bafite n'ubundi burwayi, muze mubaha impushya bagende, cyangwa mubajyane kwa muganga hakiri kare kugira ngo bitazabira bagiraho ingaruka ugasanga batakaje ubuzima nk'uko uwo mwana Sonia byamugendekeye. Umuryango rero w'uwo mwana Sonia tumwifurije iruhuko ridashira, ariko n'umuryango we ukomeze kwihangana rwose. Ibyo ngibyo bibaho mu buzima, ntawe utegeka uko iminsi iri bugende. Nanjye ndabashimiye cyane, twari tubanyanwa kuri microphone, nitwa Kibale TV. Ndabashimiye, mukomeze mugire umunsi mwiza, kandi rwose ewana muri iyi minsi dore ko turi mu gihe kibi cy'ukwezi kwa 12, mukomeze mugende neza, mwirinde impanuka zo mu mihanda dore ko nazo zimeze nabi bitewe n'uruvuyange rw'abantu bari kuva mu mujyi berekeza mu byaro, dore ko turi mu minsi mibi mikuru. Mukomeze mugire umunsi mwiza, ndabashimiye cyane, mukomeze munkurikire mukanda like, share ndetse na comment.